hano ndetse nuko dutangiye uyu mukobwa imodoka yamupfiriyeho kandi yari afite gahunda yo kuza guhura na sheri we mu masaha ari imbere, gusa amasaha ari kumucika. Agize gutya abona hari akamoto kari kuza, aravuga ati mana yanjye reka nige kano kamoto ndebe ko ndajya kureba sheri wanjye. Nuko yagize atya yitambika ino moto, aravuga ati ndakwinginze ese wantwaye ukangeza imbere. Ni umusore utwaye kano kamoto, nawe yari agiye kureba umusheri we. Ni agasobanuro k'urukundo uyu munsi twabazaniye. Ahangaha ni kuri Kaba Filime, zikora subscribe tubana umunsi ku munsi. Gusa uyu musore arangije aravuga ati Imana imfashe abatari umusazi. Barakwereka uyu mudamu ahangaha. Uyu mudamu arangije yaje gake gake ndetse aza yegera ino modoka avuga ati ye musore, ese mwamfashijeho gatoya mukaba mwama kuri lift ko ndi kwihuta ko imodoka yamfiriyeho, ati ko mbona byabaye ikibazo hano ku muhanda, ese wamfasha? Uyu musore ati yego rwose nta kibazo, ndaguha lift, njye ntago nagusiga ku nzira ndi kubona ufite ikibazo. Ati rwose niba bishoboka ahubwo injiramo nkutware twigendere. Uyu mukobwa arangije aravuga ati rwose nihutaga nuko imodoka yaje kuba yamfiraho ndetse nkaba ndahangaha nabuze icyo nakora. Uyu musore ati nta kibazo pe, njye nta mutima mubi, ndaguha akarifiti ngutware nta kibazo, we ntuze kugira ikibazo. Uyu musore ati mana yanjye injira rwose ntugire ikibazo. Uyu mukobwa ati rwose ndakwinginze ntwara. Uyu musore aramuga ati nta kibazo rega injira, we ntugire ikibazo, niba ugiye hano hafi ntabwo njye nakanga kuba naguha lifiti, kubera yuko nanjye ngiye kureba sheri wanjye, ngiye kumushyira zino ndabo mu poropoze maze tuzabane. Uyu mukobwa yaranasetse aravuga ati mbega ibintu byiza, uzi ko burya nanjye ngiye kureba sheri wanjye, ngiye kureba sheri wanjye. Ati rwose ndumva tugiye n'ahantu hamwe muri ako karesitora rwose uri kumbwira niho nanjye ngiye. Uyu musore arangije aravuga ati ok yinjiramo ahangaha tende tujyane nyine nta kibazo pe. Aravuga ati urakoze cyane, urakoze cyane, n'ibintu byiza ndetse birananshimishije kuba unyemereye ukantwara muri ino modoka yawe. Ndetse uyu mukobwa arangije aravuga ati urakoze cyane, n'ibintu byiza kandi Imana izakumera umugisha. Barakwereka uyu musore disi ubwo kwishima, abona umukobwa arinjiye biramushimisha ndetse amubwiye aho agiye, yumva nawe niho agiye. Arangije aramubwira ati wicunge ndetse umenye ko yari moto ntwaye ntago ari imodoka nk'iriya yawe wari ufite. Ati njye rwose nta bushobozi mfite bwo kuba naguha imodoka, ati njye na mukamoto kanjye. Barakwereka uyu musore nta kindi kintu yakoze ndetse ahangaha yahise yatsa ino moto ye akomeza kuba yagenda. Gusa arangije akagenda aganiriza uyu mukobwa amubwira ati se shiri waba ugiye kureba ni hariya kuri kariya gahoteli ka nyirabakazana wo kwa moto, niho waba ugiye kwa nyirabakazana wo kwa moto. Gusa uyu mukobwa arangije avuga ati yego rwose hariya kwa nyirabakazana wo kwa moto, wari ubivuze nabi. Ati rwose ninapanze ko ndaza guhura na sheri wanjye hariya ni naho hantu dukunda gusohokera tukanywera ibintu byose bikagenda neza. Ati nyine ahubwo watwara vuba nkareba ko nagerayo, kubera yuko ndifuza kuba nagerayo hakiri kare nkaba nasangira na sheri wanjye ibintu bikaza kugenda neza, kubera yuko buriya sheri wanjye ndamukumbuye cyane, nari maze igihe kinini tudahura, niyo mpamvu nifuza kuba nagerayo. Uyu musore biramucanga aravuga ati ok nanjye rero niho ngiye kureba sheri wanjye ndetse ndumva tujya ahantu hamwe kandi urumva ko ari ibintu byiza. Aka ni agasobanuro k'urukundo mwibutse. Gusa uyu musore arangije aravuga ati ndumva ari byiza twagenda. Barakwereka uyu mukobwa agenda aganiriza uyu musore amubwira ukuntu ibintu bimeze neza, amubwira yuko ameze neza. Barakwereka barimo bagenda mu nzira, barimo bagenda gake gake. Uyu mukobwa arangije atangira kuba yakibuka yuko asize imodoka ye idafunze urugi. Arangije abwira uyu musore ati uretse gato nibutse yuko urugi rwanjye rw'imodoka rudakinze, ndetse bibaye byiza nyine wahagarara nkabanza nkakinga urugi. Uyu mukobwa niko ari kugenda
kuvuga muri ino moto. Gusa uyu musore urangije aramubwira ati nimba usize udakinze urugi nta kibazo rwose, genda ubanze urukinge uze tugende. Barakwereka uyu mukobwa yarasohotse gake gake, ndetse imodoka ye yapfiriye ahangaha mu gakaritsiye. Yasohotse aje kuba yakinga urugi gake gake, karebe neza witonze. Yaje gake gake ndetse avuga ati koko mana yanjye urakoze cyane kuba wamara ifuti, kubera yuko ubusheri wanjye yarakaye yanegereje yarakaye. Uyu mukobwa arangije nta kindi yakoze, yaje kuba yakinga uru rugi rw'ino modoka kugira ngo abe yakerekera ndetse abe yagenda. Uyu mukobwa yari yibagiyemo na telefone ye, ndetse arangije arakinga gake gake. Nakubwiye ngo ahangaha kano gafilimi karebe witonze, wereba filimi. Uyu mukobwa arangije ubwo mu kuba yakinga iyi modoka ameze neza, ari kuvuga ati koko sheri wanjye baracyantegereje, ko nzi ko sheri wanjye agira umutima mubi, ashobora kuba yanagenda akansigaho bitewe no kurakara kwe, ko muzi koko. Ati mana umfashe nze gusanga sheri wanjye atagiye, kubera yuko maze amasaha menshi ndahangaha, iki kimodoka kiranashaje, ndashaka ko byibuze yazangurira ikindi. Nibyo uyu mukobwa ari gutekereza gake gake. Undebere witonze, nakubwiye ngo iyi nkuru niyese kugucika, ni inkuru y'urukundo imeze neza. Uyu mukobwa nta kindi yakoze, yakomeje nyine kuba yajyana n'uriya musore ngo bajyane ajye kureba sheri we. Ndetse uyu umusore utwaye aka moto, uyu mukobwa yaje yirukanka, ndetse ageze kuri ino moto haravuga ati musore twagenda rwose nta kibazo, ubu noneho meze neza twagenda. Uyu mukobwa nta kindi yakoze ndetse kwicara muri ino moto batangira kuba bagenda. Mwibutsa yuko aka ni agasobanuro k'urukundo, kora subscribe aho hasi ubundi dukomeze turebe iyi nkuru ibintu bimeze neza. Nakubwiye ngo wigira n'akantu na kamwe ucikwa, kubera yuko hari ibyo uraza kubona muri ino nkuru bikaza kugutungura, ndetse ukaza kuba wagiramo ubwoba, kubera yuko ni ibintu biba mu buzima bwa buri munsi. Barakwereka uyu musore uri ahangaha, ndetse uyu musore ategereje sheri we, ari kujya yibaza ati ariko se umukunzi wanjye twavuganye ese yaba yanyinishije? Ati ubu tuvugana bibaye sangahe, amasaha ageze hehe? Uyu musore nta kindi yakoze ndetse kuba yareba kuri telefone akabona yuko amasaha yahanye na sheri we, amasaha ari kurenga. Arangije aravuga ati ariko se koko kuki sheri wanjye anyinisha? Reba amasaha yose ahantu ageze, ndetse reba amasaha yose maze nicaye aha. Ati ubu ngubu aje nkamusomera nkamukatira nkamwanga, naba nkoze amakosa. Ati sinkunda abakobwa banyinisha bamenyera. Ati ni gute umuntu amenyera bigeze ahangaha niba twahanye saa 10 gusa? Barakwereka hari undi mukobwa uri ahangaha nawe utegereje sheri we, yicaye muri ino ntebe ndetse yicaye ateganye n'uriya musore. Uyu mukobwa uri ahangaha nawe ari kwibaza sheri we impamvu ataraza, ari kwibaza impamvu ataraza, avuga ati koko ni ukubera iki sheri wanjye anyiriza ahangaha nkaba nahamara isaha yose ntegereje? Uyu musore uri ahangaha nawe ndetse ubwo arimo aribaza amasaha, arimo kwihuta, amasaha yose yamucitse, ndetse amaze amasaha menshi ategereje sheri we ntabwo araza. Uyu musore yigiriye inama, yabonye mugenzi we wicaye ahangaha warumanze ndetse utari kumwe n'undi muntu, abona umukobwa uri ahangaha aravuga ati byibuza yemwe umeze neza? Ati se namwe ko mbona mumeze nkanjye aha, namwe umukunzi wanyu ntabwo arazara? Nyagasani, uyu mudamu uri ahangaha ndetse nawe aramusubiza ati yego rwose nanjye ndahangaha, ntabwo sheri wanjye araza, ndacyicaye ahangaha ndacyameze neza. Gusa nyine uyu mudamu nta kindi yakoze, yakomeje kuba yarebana n'uriya musore. Uriya musore nta kintu arimo aramubwira, ndetse ahangaha bahuriye ahantu mu gahoteli kari ahangaha. Ubwo barakwereka uyu musore arangije aramubwira ati se hari ikibazo nje tukaba turi kuganira mu gihe umukunzi wanjye ataraza? Uyu nguyu yagize gutya araza gake gake, ndetse agiye kuba aganira n'umushuti n'umukobwa asanze muri kano karesitora, agiye kuba baganira bisanzwe. Ubwo arangije yaje amwegera aramubaza ati se umeze ute ko mbona nawe wicaye ahangaha?
ese umukunzi wawe ntabwo araza? Ati se umeze neza? Uyu mugabo nta kindi yakoze ndetse kubona umukunzi we yatinze kuza, nibwo yigiriye inama yo kuba yabaganira n'uyu nguyu kugira ngo ibintu bibe bimeze neza. Arangije aramubwira ati ese nawe kuba uri aha ngaha amasaha yose ko nahoze nkubona wicaye, ese nawe umukunzi wawe ntabwo araza cyangwa hari ibindi bintu waba utegereje? Ati njye rwose maze igihe kinini nicaye aha ngaha nkwitegereza, mbona nawe usa nk'umuntu warakaye, wategereje umuntu, nyine bigaragara ni wategereje umuntu uramubura. Uyu mukobwa arangije aramubwira ati yego rwose nategereje umuntu ndamubura. Ati maze amasaha menshi ndi aha ngaha, hari umusore nyine tumaze iminsi dukundana, ubu ngubu niwe negereje kuko nyine twari dufite gahunda yo kuba twahurira. Uyu mukobwa arangije, undebere neza witonze, uyu musore arangije aramubwira ati washakaga yuko aguha akabizi none murakundana, gusa barakwereka aho ngaho muri ako gahoteli barimo hari moto iri kuza ihasatira, hari moto iri kuherekeza itwawe na wa musore ndetse na wa mukobwa imodoka yaje kuba yapfiraho. Ese birahurira hehe? Barakwereka uyu musore nta kindi yakoze, yaje aparika moto hafi aho. Amaze guparika moto hafi aho ngo aravuga ati rwose iki ni cyo gihe nari nakerewe, sheri wanjye aranyica. Barakwereka uyu mukobwa uri aha ngaha arangije aravuga ati yego rwose maze igihe kinini hano negereje umukunzi wanjye, ni umusore tumaze iminsi dukundana ndetse arikatesha n'umutwe. Uyu mugabo arangije aravuga ati yego rwose ndumva ari byiza, nanjye negereje umukobwa tumaze iminsi dukundana, nyine niwe negereje. Hati rwose twe twavuganye ko ari buze kugera saa 9, none dore saa 9 n'igice zirageze. Uyu mukobwa yangije avuga ati humura rwose ntugire ikibazo, we komeza wihangane, wajya kubona ukabona araje, na uko byagenda kose wajya kubona ukabona araje pe, ntabwo ibyo ngibyo byaba bitangaje. Gusa abangaba baparitse aha ngaha, uyu mukobwa yavuyemo aravuga ati rwose nta ngaha nari ngiye, reka ngere gutya ngereyo. Kandi musore ndagushimiye cyane, wakoze cyane musore, nongere nkwibutse nyine ndagushimiye, wakoze cyane kuma lifti, n'ubutaha niduhura uzongera umfashe pe. Gufasha umugenzi wawe ni ibintu byiza, ndetse nanjye hari igihe nazaguha lifti mu modoka yanjye ibaye yakize, kandi nyine urakoze cyane. Ni amafaranga ndi buguhe pe, umbabarire ni amafaranga nifitiye. Nyine icyambere nyine ugira amahirwe masa mu byo ugiyemo. Uyu musore ati yego rwose urakoze cyane, ni ibintu byiza biranshimishije pe, ni ibintu byiza. Uyu mukobwa uri aha ngaha arangije aravuga ati nyine reka njye kureba sheri wanjye, ubu ngubu yantegereje yambuze, ndetse kandi agira umujinya, nshobora gusanga yarakaye atameze neza. Uyu musore arangije ati ihute pe, nanjye maze naho ngaha narinje. Ati nanjye hari umufiyanse nje kureba tumaze iminsi dukundana, niwe nje kureba hano muri kano hoteli, ndetse nanjye nyine reka mparike imodoka neza, nanjye nyine ndaje. Uyu mukobwa uri aha ngaha aravuga ati yesu we, byiza cyane, burya numvaga kare uri kumbeshya utaje ahantu nk'aha ngaha pe, numvaga utagiye kureba sheri wawe, si ukukubeshya nkubwije ukuri. Uyu mukobwa arangije aravuga ati musore wakoze cyane, ndetse nanjye reka ngire gutya ndebe sheri wanjye dushobora kuza guhura. Barakwereka aha ngaha uyu musore uri aha ngaha muri ino moto hari impano afite agiye kuba yaha umukunzi we. Arangije aravuga ati iyi mpano ngiye kuba naha umukunzi wanjye ntago ari buze kuyanga, iraza kumushimisha. Uyu mugabo uri aha ngaha muri ka resitora yicaye ari kuvugana n'undi mukobwa asanzemo wategereje umukunzi we. Bose bahuriye hano baje kureba abakunzi babo. Uyu mukobwa aravuga ati yego cyane pe, ati ariko nanjye si ukukubeshya maze kurambirwa, ati maze igihe kinini ntegereje ndetse nshobora kwigendera, ati kuko nyine maze amasaha menshi ntegereje, nshobora kuva aha ngaha nkagenda pe, sheri wanjye yambabaje. Gusa uyu musore bari kumwe arangije aramubwira ati ndabyumva pe, ati nyine twaba tuganiraho gato
mu gihe sheri wawe ataraza, ndetse yaza nyine nanjye nkajya kwicara muri ya ntebe yanjye nyine, cyangwa nyine nanjye sheri wanjye yaza ukaba uri wenyine nta kibazo pe. Ati nanakwishimiye rega. Barakwereka uyu mukobwa ati Yesu we, ni ibintu byiza pe, nanjye nakwishimiye, ndumva ari byiza cyane, birashimishije kuba duhuriye hano hantu tutaziranye tukaba turi kuvugana, byibuza ndumva ari ibintu byiza binanshimishije. Ni ukuri kw'Imana ndakubwiza ukuri ko ibi ari ibintu binshimishije. Ati sheri wanjye naza kubanguka nyine ndaza kugukubita agapisi ninza kuba nataha mbere yawe, cyangwa nyine nasigara hano ndagusezeraho pe. Gusa nyine uganira neza, nicyo kintu cya mbere mbanza kugushimira. Uyu musore uri ahangaha biramushimisha, ndetse aravuga ati urakoze cyane, ni ibintu byiza pe. Ati ngiye burangira umutima mwiza, ntago ngira umutima mubi pe, ibyo ngibyo ubyikuremo. Uyu mukobwa arangije aramubwira ati kuva nakubona pe, nabonye uri umusore mwiza. Uyu musore arangije avuga ati hoya, aho ngaho ni mu mutwe, aho ngaho waba ushatse kumbeshya pe, waba ushatse kumbeshya ngo ndi umusore mwiza, hoya aho ngaho waba ushatse kumbeshya nyine. Uyu mukobwa aravuga ati yigo rwose uri umusore mwiza, nanakwikundiye pe. Nuko nyine bidashoboka, gusa barakwereka aha ngaha bidatinze hari umukobwa uri kuza yinjira gake gake, hari umukobwa uri kuza yinjira. Uyu musore agize gutya, arangije abwira uyu mukobwa bari kumwe ati ndabona sheri wanjye aje, reka mbe nicaye aho twari twavuganye turahurira, ataza kugira ngo ndimo kugutereta sibyo. Uyu mukobwa arangije avuga ati yego rwose pe, genda we nta kibazo, njye ndumva nta kintu bitwaye. Uyu mukobwa uri ahangaha ndetse we aracyategereje sheri we, umusore bari kumwe, sheri we yamaze kuhagera. Ndetse uyu mukobwa uri ahangaha arangije aramubwira ati icara nyine nta kibazo, nanjye reka mbe ntegereje, ntawamenya hari igihe sheri wanjye yaza kuza, ndetse ntawiheba nyine, ndetse sheri wanjye ashobora kuza nyine ntago nabijajinga. Barakwereka hari umukobwa uri kuza hano muri kano karesitora, ndetse ari kuza yirukanka aho bagurika, avuga ati natinze, aza yihuta. Barakwereka uyu mukobwa nta kindi yakoze, yagize gutya abona umukobwa ari kuza yihuta cyane, aravuga ati se uyu ni we sheri we. Uyu musore nta kindi yakoze, yaraje yicara muri ya ntebe ye, arangije aratuza gake nyine, aratuza nk'umuntu umaze amasaha menshi ari ahangaha, aratuza gusa ararakaye, amaze amasaha menshi ategereje umukunzi we. Umukunzi we mbibutse yuko imodoka yari yamupfiriyeho. Uyu mukobwa ageze ahangaha aravuga ati sheri ndakwinginze natinze, ndabizi neza ko maze amasaha menshi hano wantegereje, imodoka yaje kumpfiraho, naje guhura n'ikibazo gikomeye cyane, umbabarire pe, natinze ndabizi, umbabarire. Hati nyine nkugezeho amasaha yarenze. Uyu musore ati ndabyumva, ndakubabarira se, kuki utampamagaye ngo umbwire yuko imodoka yagize ikibazo, ugatuma nirwa nicaye ahangaha, nkaba mpamaze isaha yose nicaye. Ibaze nawe ibyo bintu sheri. Uyu mukobwa arangije ati ndabyumva pe, kuba maze amasaha menshi nakuvugishije ndetse ntanageze ahangaha ngo ngusobanurire ukuntu bimeze, ni amakosa n'ayanjye, ndabyemera pe, ndabyemera, amakosa n'ayanjye. Gusa nyine nkubwije ukuri pe, ntago ibyo ngibyo byakongera pe. Gusa nyine ndakwinginze nyumva yuko imodoka yari yamaze kumpfiraho. Uyu musore aramubwira ati pe ndabyumva, ariko ntabwo nanone mbyiyumvisha neza mu mutwe wanjye. Uyu mukobwa ati byumve pe, byumve, ni ibintu ugomba kumva. Uyu musore ati narakaye kugera naho numvaga nshaka kuba nasohoka hano nkagenda, kubera yuko nagutegereje amasaha menshi, ubu tuvugana nari ngiye guhita ngenda. Uyu mukobwa aravuga ati mbabarira pe, ndakwinginze mbabarira, ndabizi neza ko natinze, ariko mbabarira pe. Gusa barakwereka aho ngaho muri ako gahoteli hari undi musore uri kuza. Uyu musore ni wa musore wari utwaye uriya mukobwa, ndetse nawe ari kwerekeza aha ngaha, ari kuza yirukanka avuga ati sheri wanjye noneho sinzi ko ndamukira pe. Gusa barakwereka wa mukobwa we arakicaye aha ngaha, we yabuze umusheri we, sheri we ntabwo aramugeraho. Ndetse barakwereka hari umusore wahise uza. Uyu musore urangije aravuga ati sheri
sheri mbabarira pe, mbabarira natinze gusa ariko nyine umbabarire naje guhura n'akabazo ka tekinike ariko umbabarire ndahageze pe. Ati ngufitiye n'impano nkuzaniye ndetse ahangaha ntuze kubitindaho pe kandi umbabarire nyine sheri. Uyu musore ugeze ahangaha arangije abwira sheri we ati mbabarire ndakwinginze, ndabizi neza yuko natinze gusa nyine ndahageze pe. Hamwe ati nyine nzanye n'impano zawe, natinze ndi kukugurira impano, umbabarire ntati kundi pe. Uyu mukobwa yavuga ati byambabaje, amasaha yose maze nicaye ahangaha ngo watinze, ubwo se urumva ibyo bintu nabyumva? Umusore ati mbabarira pe, mbabarira byumve, maze amasaha nanjye pe ndi mu nzira, ndabizi neza ko nagutindije, ndabizi neza ko amasaha nyine yakurambiwe byanze, ariko nyine umbabarire pe, ndakwinginze my love, umbabarire. Arangije avuga ati nyine dore ururabo nagushakiraga rwiza, rwa rurabo wajya kumbwira yuko ukunda, ubu namaze kuba narubona naruzanye, ndabizi neza kandi ko urarukunda pe. Uyu mukobwa uri ahangaha yari yarakaye, yamaze amasaha menshi ategereje sheri we atarahagera. Uyu mukobwa arangije aravuga ati nta kundi nyine pe, ku mutima. Arangije ubwo nta kundi yafashe ururabo rwe atangira kuba yarwitegereza, ndetse ahangaha ni neza cyane, bimeze neza cyane. We kora subscribe niba ugeze kuri uyu munota, ndetse ahangaha ni ibintu byiza cyane muri ino nkuru. Iyi nkuru iraryoshye cyane pe. Gusa uyu musore abona sheri we ko yarakaye, arangije aratuza aramubwira ati ariko sheri ko mbona bitagushimishije, kandi nyine iyo mpano yamenze nayiguze amafaranga menshi. Uyu mukobwa aratuje ararakaye ntago ameze neza. Arangije uyu mukobwa aramubwira ati ndabyumva pe, iyo mpano ni nziza, ariko icyambabaje ni uko nyine waje kuba watinda utazi igihe. Ati maze amasaha menshi nkutegereje sheri, kugera naho numvaga nshaka kuba nataha nkaba nava ahangaha pe. Uyu musore arangije aramubwira ati nyine sheri ndakwinginze byibuza kuri ino nshuro mbabarira pe, nitwongera kugira icyo dusezerana nzajya mbanguka, ntabwo nzajya ninda. Umukobwa yatangiye kuba yakishimana avuga ati pe ndabyumva pe, gusa nyine ujye ugendera ku gihe, ntukice igihe cy'umuntu. Uyu mukobwa atangira kuba yazamo muri forume, gusa uyu musore arangije aramubwira ati mufitiye n'indi mpano ngiye kuba naguha. Ati nyine urabizi ko maze igihe kinini nkundana nawe, ntago nakuburira impano imeze neza. Uyu musore arangije nta kindi yakoze, ndetse ahangaha yatangiye kuba yakuramo impano yamuzaniye y'umukufi. Aramubwira ati nizere yuko iyi mpano uraza kuyikunda, nayiguze amafaranga menshi. Wereba inkuru. Uyu musore arangije agira gutya akurayo ino mpano, haramubwira ati sheri aka ni akandi mfite kandi aka ni akawe, ndetse iyi mpano ni iyawe, nayo niyo nakuzaniye. Urabizi neza ko nkukunda kandi ndashaka kuguporopoza nyine tukibanira, ndetse ubushuti bwacu bukagera aho bugera, ibintu bikamera neza cyane. Uyu mukobwa nta kindi yakoze, ndetse kuba yafungura iyi mpano afite ubwoba, ari kwibaza ikirimo. Ndetse uyu musore uri ahangaha aratuje ameze neza, ndetse ategereje ko sheri we yafungura kuri iriya mpano ngo arebe icyaba kirimo. Uyu mukobwa disibwo nta kindi yakoze, ndetse kuba yafungura impano yabonye harimo agakufi gatoya. Nyagasani, yabonye harimo agakufi gato, ndetse arangije uyu mukobwa ni umukobwa wo mu bakire, ndetse yitegereje agakufi bamuzaniye, agakufi ka 500. Arangije aratuza aravuga ati ariko uzi ko uri injiji, ubu urandebye ubona urwego ndiho ari urwo kumpereza aka gasakame k'amafaranga makeya. Ati iyi mpeta ihagaze amafaranga make pe. Uyu musore ati iki, ariko ntacyo mba nakoze pe, nta kintu mba ntanakoze, kubera yuko nakaguze amafaranga menshi kamenze. Uyu mukobwa arangije aravuga ati nta n'isoni ufite, nkubwije ukuri ndaguhakaniye, nta na rimwe nzongera kuba navugana nawe
agasore k'agakene nkawe urifata ukaza kumporopoza ukoresheje impeta uno mukufi wa senkisa koko? Uyu musore nta kindi yakoze, yararakaye, ndetse kuba yaguze uyu mukufi byamutwaye amafaranga menshi, ndetse uyu musore ntabwo nyine ni ba basore baba batifashije badafite amafaranga. Uyu mukobwa arangije aramubwira ati byibuza uzatekereze kuvugana nanjye ari uko ufite amafaranga ahagije. Ati wewe urifata ubwawe ukaza kuba wakinisha umutima wanjye, ubizi neza ko uri umusore w'agakene udafite amafaranga. Uzi ko nta soni ufite wa musore we? Uyu musore uri ahangaha yatangiye kuba yababara, ndetse atangira kumva amagambo sheri we ari kumubwira biramucanga. Burya ngo umusore udafite amafaranga akundwa na nyina. Barakwereka uyu musore akiri muri ibyo ngibyo, ndetse abona umukobwa aramukatiye ku mugaragaro, arangije aramubwira ati ndakwinginze byibuze amereza amahirwe ya nyuma nkwereke utuntu nikorera. Uyu mukobwa arangije aramubwira ati byibuze wowe unteye agahinda, ati reka mpamagare umumotari azantware